kuri avi yanjye sinshobora kwemeza ko Mutabazi ari intumwa y'Imana cyangwa ari apotre kubera ibintu ngiye gushingiraho. Hari ukuntu umuntu arwana ishyaka ariko muri iryo shyaka yarwanye akarikoreramwe amakosa bikarangira icyari ishyaka kimubyariye ishyano. Suko icyifuzo n'igitekerezo bya Mutabazi ubundi ari bibi. Mba nsenga Imana ngo mikrofone bize kurangira nyitumye icyo nshaka iyo ntintume icyo ishaka. Hari ukuntu nubwo ari igikoresho ariko nacyo gisigaye kidukoresha. Ahubwo niba ari umunyarwanda utatekereza nka Mutabazi afite ikibazo gikomeye. Ubundi ibintu ari kuvuga si uko byari bibi, ubwo hariho cya kibazo. Mikrofone yavugiye kuri mikrofone atabanje gukora check sound, yashidutse hari amakosa ari gukoreramo bituma ibyari ishyaka bye bishobora kumuhindukira ishyano. Rero ubundi cyagoye abantu kumva Mutabazi ni ikintu kimwe, ni uburyo intumwa y'Imana ivuga nk'uko ari kuvuga. Ntabwo ari igitangaza, ahubwo byagizwe igitangazwa n'abantu batatu ngiye kukubwira muri iki kiganiro. Mwabonye turi kumwe na BKM makuru. Ni sawa cyane. Ari haciyeho iminsi sinzi hano wabaga. Nari mari. Nigeze kukubona uri indege menya ariyo mpamvu nari nakubuze. Nari nihishe mu bintu. Nari nihishe mu bintu kabisa. Ariko ubu nyine ndahishuwe kandi nje mu yindi sura. Ariko rero byo ndabona unameze neza da. Hano wari wihishe ibintu wari wihishe menya bimeze neza biryoshye. Byari biryoshye kabisa nta kibazo. Naho ibijyanye n'indege rwari urugendo rw'ivugabutumwa narindimo mu gihugu cya Ngibi, kandi Imana abanye nanjye n'ukuri. Amen. Nabonye Imana. Mu gihe cyari gishize ni iki uduhishi? Ibintu mbampisha abantu bari byinshi cyane. Buri gihe nje kuri mikrofone mba nsenga Imana ngo mikrofone bize kurangira nyitumye icyo nshaka iyo ntintume icyo ishaka. Hari ukuntu nubwo ari igikoresho ariko nacyo gisigaye kidukoresha. Ukumva cyadukubaganishije cyangwa bamwe aho kugira ngo tuyitume icyo twagambiriye kuyituma kujya kutuvugira, ugasanga turi kuyituma ibyacu nayo ikaduha ibyayo tujyana, kandi ibyiduha n'ibibishaka. Biba byiza rero iyo tumenye kuyimanaginga tukavuga ngo ndagutuma ibi bintu ntumikira muri ubu buryo. Ariko iyo uyihaye kare bikagutuma igutuma amarorerwa. Rero nasaba abantu benshi bafata ino mikrofone kwigengesera itazabatuma byinshi kurusha ibyo bayituma. Hari igihe umuntu aza kuri social media cyangwa se kuri televiziyo, kuri YouTube, ukumva ari kuvuga ibintu yagombaga kuvuga kongeraho n'ibindi. Kandi baravuga ngo tutexé Amaze. Yego. Ariko BK nyigisha yagiye he? Nyigishira ariko se nyigisha mwayiretse ko nayihishe mu bintu. Nayihishe mu bintu. Izashurwa ryari? Nayihishe mu bintu rwose. Oya irenda guhishurwa kuko nashimye kuyihindurira umurongo w'ukuntu yakoraga. Ubwo rero ndacyanoza neza content nshaka kuyitereka aho zijyanye n'ubuzima n'ubundi nakuriyemo bw'umuziki, gucuranga, kuririmba. Niwo murongo nshaka kuyiha cyane kurusha ibiganiro, kuko ibiganiro byose nakoraga nabyimure kuyoboka Mana TV niho nsigaye nkorera. Yego, hari udufilime ajya gutwihera kuri nyigisha byose byaragiye. Kandi tuntu twabagamo inyigisho z'ubuzima. Ndateganya gukora chaîne yabyo yihariye ibigira nka filime. Content bizivanze kuri channel usanga bishobora kubyara ikibazo. Filime, umuziki, ibiganiro. So Nyigisha TV ariko nuba abantu banyarukiyeho babona amasomo kwiga gucuranga piano ndetse na gitari. Kandi nibutsa abantu ko naha twicaye mpigishiriza. Hano turi mu ishuri. Tuje mu ishuri nigisha piano ndetse na gitari kubabyifuza n'abari hanze y'igihugu. Mfite program niba abantu bo hanze hari ukuntu ujye bafasha. Mfite abanyeshuri nka 3 muri Amerika, n'undi uri mu Bubiligi, ndumva n'undi uri muri Australia. Ufite amafaranga uraza kuroga.
nanjye amafaranga ko bishyura amadolari urumva Imana yiduhaye umugisha nta si bibi kubivuga. Yego. Reka nkangurira abantu bashaka kwiga umuziki ko bakureba cyane rwose. Baguhamagaye hari hasi hariyo contact yawe bagushaka kandi hari abantu benshi baba babikeneye. Umuntu akavuga ati ko ndi Burayi nawe wiga gute se ariko tabana nigisha abi Burayi gucuranga n'abantu. Kemo yarabyoroheje. Mfite programme ifasha abantu banze kwiga gucuranga kandi bikihuta. Yego. Byose nyine tuba dushaka ubuzima kandi biri mu by'Imana twemereye kwisaduha. Bikereka tugaruke kuri ya microphone urimo kuvuga. Microphone ati iyo hari abayikoresha yego mu buryo butari bwo sinzi ukuntu wari ubisobanuye buriya bikarangira yo ibatumye kurusha uko bayitumye. Nshobora nko kuza hano nkavuga nk'ibintu bitanu nari ntegetswe kuvuga kandi byiza kuri societe no ku Mana, ariko bikarangira nihimuye ku muntu runaka dufitanye ikibazo ngaprofita kumuvanga mu ibyo bintu kandi atarakwiye kubizamo. Naba mfite umurongo w'ibintu nshoreye ndi kwigisha ukumva muri iyo nyigisho yanjye natatse n'umuntu runaka utagombaga kuza muri icyo cyigisho. Icyo gihe ni ukuvuga ngo navuze ibintu nagombaga kuvuga ariko na mikrofone ntumi byayo. Ariko ngira ngo hari n'abaza hari n'abatumwa na mikrofone gusa nta bindi bari bafite byo kuvuga. Yego hari umuntu uza mu kiganiro atagiteguye wakaza akaba yiteguye ko ibyo wamubaza byose arajya avuga donc akaba cyangwa ikimujemo yego ikimujemo akaba donneur universel. Ubundi hari ikintu hari umupasiteri nigeze mbaza, ni umupasiteri ukunda kugaragara kuri YouTube avuga ibintu society dafana cyangwa itamwakira neza kubera context avugiramo. Nigeze mubaza ngo pastor, uyu munsi ugize umugisha wuko ibiganiro byose umaze gukora kuri YouTube babiteresharija ngo birebane n'umugore wawe n'abana bawe, are you proud to do so? Na ubwo yarambwiye ngo sinatinyuka gukora iryo kosa. That is the problem. Niba ibintu uvuga utabasha kubisubiramo mu muryango ngo mwicarane na famille mu birebane mu bishyiremo hariya mu birebe, kuki utakwikontorora ngo ujye uvuga ibikwiye wakumvana n'umugore n'abana? Yansubije utyo ariko mbona mbere y'inyangamugayo mbona mbere y'umwana mwiza kuba yemeye kunsubiza utyo. Ndavuga toke nawe ubwawe urabizi ko ibintu uvuga harimo ibidakwiye byinshi utatinyuka kurebana n'umwana n'umugore n'abana. Byari bavanga kabigira kabizi. Yego, icyo rero ni ikibazo gikomeye. Niba uvuga ibintu utasubiramo mu rusengero, utasubiramo mu ruhame, utasubira muri mu muryango, rivomeye ko wakontorora ibyo uvugana ukavuga ngo ibi bintu ngiye kuvuga ngiye gutangaza kuri mikrofone abazabyumva bazavuga ngo iki. Icyo kibazo umuntu wese ugeze kuri channel, ugeze kuri microphone agomba kubanza kukibaza, ese ndi proud ko mpamagoye kubisubiramo nabisubiramo? Ariko icyo kintu cyaratakaye mu bantu, ahubwo abantu twivugira amarangamutima yacu cyane. Menya arizo zanduru z'abapasiteri twirura tubona hano none se utekereza ko intambara y'abapasiteri iva hehe? Nagiye ahangaha, nagiye muri Cameroon, uyu twari twajyanye nanjye twavuyeyo baza doke ukabona uri gushyira hanze cyangwa uri kuvuga ubuzima butareba abantu. You have to mind your business, man. Kumbwira ko hari ahantu wagiye ujyanye n'umuntu runaka, kumbwira ko ugiye guhangana n'umuntu runaka w'umupfumu, kumbwira ko hari ibitero runaka ngo by'umwanzi ngo ugiye kwirukana ahantu. Iryo tangazo ni iry'iki kuri BKM uyicariye mu rugo uri kwicurangira gitari? Mind your business. Dukwiye kwiga gutandukanya ubuzima bwite n'ubuzima rusange, bityo tukamenya icyo dukwiye guha abantu n'icyo dukwiye kubima. Erega rimwe na rimwe hari ikintu ugomba kumenya, hari igihe dufata amakuru y'ubuzima bwacu tukayahisi ikaboneraho kutwota. Kubera iki? Twatanze chance y'uko abantu batumenya kandi batari batuze. Ukabona umuntu agiye kwimena inda, agiye kwisandaza. Ukabona hari ikintu maze iminsi mbona, sinzi wenda umurongo hateguye ko tuza kuganiramo ikintu kijyanye n'abantu bavuga ubuzima bwabo bwose uko bwakabaye kuri social media. Ubuzima bwose? Yego, kijya gikorerwamo amakosa ashobora kuzagira ingaruka kuri ejo hazaza. Nk'abara batanga ubuhamya? Gutanga ubuhamya ni byiza, no muri philosophy psychological biraruhura.
iyo uvuze nko ku kibazo ufite nk'ubu njye n'urugero maze iminsi mbuze papa urabizi ko yitabye Imana. Kimwe mu bintu biri kumfasha komorwa no gukira ni ugukomeza mpura n'abantu tuganira ku ibyo bintu no kuvuga ko bigwi bye kuko mbigumanye mu mutima bya mbere igisebe kitazakira. Uburyo bwo kugikanda no kubivugaho. Yego. Ubwo twinjiye muri psychology. Ariko nabwo mu kubivugaho hari umupaka ntarenga nubwo nshaka gukira igikomere cyanjye. Hari umuntu ujya kuvuga iby'ubuzima bwe yabayemo wenda by'urugo rubi rwamugoye cyangwa n'ibindi bitandukanye bibi, agashiduka amenye n'ibanga isi itari ikwiriye kwimenya, bityo akaba duhaye igice cye cy'imbaraga ze n'intege nke zerereye ku buryo kumwota no kumwahuka no kumuvogera biba bitworoheye. Ndavuga societe. Niba umumamaza kuri YouTube kavuga ati ngewe nahuye n'ikibazo mu rugo, ntandukana n'umugabo wanjye kuko atazi gukora imibonano mpuzabitsina. So baba hungu bapfubura bari hariya nibumva iyo speech yo mu mama ko guti hano hari ikiraka. Yego. Nibumva iyo speech yo mu mama, sinzi muri kunyumva neza ibintu ndi kuvuga. Nibumva iyo speech yo mu mama mwiza wicaye kuri televiziyo usengera mu itorero runaka, ati ngiye cyanandukanije n'umugabo wanjye nuko atarazi kubahiriza neza inshingano z'umugabo cyane yagiraga umwanya. Remember that Satan is behind that idea. Satani yegereye cyangwa ari inyuma y'icyo gitekerezo kugisupportinga kugira ngo cyumvikane ku banzi b'umusaraba. Namara gushyira intege nke ze hanze yerekana ko atarongowe neza uko bikwiye, tuvuga ikinyarwanda uko kiri. Hari umuntu wari ucunze guhura n'uwo muntu yarabuze aho yamubonera, none amufatiye mu ijambo atanze mu bamya kuri YouTube, arahita agenda hasi maze bazi no gutanga nimero ngo ushaka kumvugisha yambona kuri iyi telefone cyangwa yambona kuri izi nimero, ku buryo arandikirwa n'abantu bamurarikiye kuruta bamukunda bamugiriye n'impuhwe ku byo yavuze. Umwandikira wese arahita yinjira muri style yo kumutereta, amubwira ati ariko nge nabikurunganya neza bigakunda. Yamuhaye urugwa. Yamugeze hari ukuntu mu buhamya gutanga ubuhamya si byiza, si bibi, but we have a limit. Hari aho tugomba kugera, hari aho tugomba kwitangana ubwenge, hari aho tugomba kugarukira. Remember ko hari ibyo tukwiye kuvuga no kutavuga, kuko baravuga ngo toute vérité n'est pas bonne à dire. Ukuri kose siko kuvugwa. Natanga iyo testimony gutyo rero, ikintu arabakoze nta kindi ni ukwiyegereza abamuvogera benshi, kuko yamaze kwerekana aho intege nke ze ziterereye. Guhora twumva ubuhamya kandi ikindi bw'abantu bitagenze neza byica abashaka kwinjira mu uwo murongo bakagira ubwoba bwo kwinjira cyane. Ndavuga nko ku gice cy'urubyiruko ruhora rwumva inkuru za divorce mu matwi, byaranze ntibigenda neza, umugabo yarantoteje, umugabo yarankubise, umugabo yararagamenaho igikoma gishyushye, umugabo yashyize umuhoro ku umusego ngo azanyice. Guhora urubyiruko rwumva izo message rutarashaka bishobora kubabwira ko nta rugo rwiza rubaho. Sinziri muri kunkurura cyane. Bityo abana b'abakobwa n'abasore ntajye sindashaka, ariko impamvu simbuza nge sizo ndabizi baraza kubyandika. Ku rubyiruko guhora twakira amakuru mabi yuko mu ngo bitagenda biradushyira ku rwego rwo gutinya ingo tutarazigeramo. Ibyo bintu dore kubikora ikiganiro yavuga ngo ubuhamya bw'abadivorce buri gutuma ingo nyinshi zinasenyuka. Ntavuga ngo ntago bitinyisha urubyiruko gusa, ahubwo hari n'izindi ngo wenda urumva nta rugo rutagira ibibazo, ntirubaho rwo, ariko ugasanga
umudamu niba yarafitanye ikibazo n'umugabo ariko ashobora kukihanganira Yego. noneho hari umubwira ati ariko se ubundi ibyo bintu ngiye byarananiye kubyihangana uvuga ngo uramutinyuye yego uramutinyuye utinyiye wa wundi utinyiye wa wundi wewe yari yarihangana hari urugo rwari rumeze nk'uri ku manegeka uri kumva n'ubundi rwenda kurindimuka none ararebye ati oke maze kumva abagore 10 batandukanye n'abagabo kandi ntibaburara ahubwo nibwo babayeho neza ntibabura icyo bambara none ngenda guma mu uyu muriro nkora iki akaba atinyuwe n'umuntu atanze hari n'igihe urugo rushobora kuba dafite ibibazo ariko wenda rudafite ubushobozi buhagije ariko umugore araza hano kuri social media akavuga ati ngewe naraburaraga byagenda gutya na gutya atari ku uyu munsi igitenge nambara umugabo ntigeze akingurira aho ndakavuga ati ko se ngenda rukoramo iki nanjye nduvuyemo nshobora kugera hanze icyo gitenge kiza nkakibona rukaba rurasenyutse ni ikibazo rero gikomeye niyo mpamvu tugomba kuvuga ngo mikoro ndi kuyikoresha cyangwa iri kunkoresha tukabikora byose ku bw'inyungu z'umurimo w'Imana niba dukora gospel tukanabikora ku bw'inyungu z'abanyarwanda na society y'u Rwanda rw'ejo hazaza turi kurerera yego aha bike no kwenda wahise ubyinjiramo cyane ubundi ntago yari topic ahubwo wataye umurongo ngarura rero kugira za microphone ukuntu abantu bazikoresha mu buryo parmi nabyo birimo ariko nyine umva twari tugiye kugira gatoya warunjijije so ngarura rero reka tugaruke gatoya ngarura nta tugarutse kuri ba bantu bacu baza bavuga ibintu bitajyanye cyangwa se bidakwiriye reka ariko mbivuga hari ibiganiro byinshi maze iminsi mbona ugasanga abantu nta nubwo barimo kubyakira mu buryo bwiza by'umugabo bita Apotre Mutabazi avuga kuri Bamporiki uburyo ibiganiro yagiye abitanga ntabwo yagiye abitanga mu buryo navuga ko gufasha Bamporiki kumufasha kuko urumva niba umuntu yaguye mu ikosa ubundi se niba umuntu yaguye mu ikosa ubundi inshingano z'umushumba Apotre ni umushumba ni intumwa ariko ni umushumba wenda ndaza gusubiza nyuma banza bazi ikibazo cyawe kuko nanjye ushobora kuza kubaza ngo urishuwa neza ko ari Apotre ariko wenda ariko banza umbaza niba umuntu afite iyo titre nge ntago ndi muntu uza yo kujya kuvuga ko atayifite ayimikwa sinari impari ngomba kubyemera ko ayifite yego kandi niko mbibona so ariko uburyo n'ubundi yagiye atanga ibiganiro bye hagiye habamo navuga ngo abantu babifata nkaho yarenze umurongo yego sinzi niwe warabibonye se wabyakire gute ubundi yagomba gukora iki très bien ikibazo mbajije ntabwo mfite igisubizo kiri kure nubwo nshaka kubanza kugisesengura neza yego ubundi mu ijisho ry'abasesenguzi uri gusesengura ugenda wibaza ibibazo ukanisubiza niyo utaba nta musesenguzi ujya ubura igisubizo cy'ikibazo runaka kuko niyo ikibazo kitaba kiri claire type créer ton question ushaka gukereye no mu iki kiganiro kugira ngo bize kumfasha neza kugusubiza no kunyemerera nkagenda nibaza ibibazo nkanabisubiza nkavuga ngo bibaye ari uko bimeze byagenda utya kuko kugeza uyu munsi kuri avi yanjye sinshobora kwemeza ko Mutabazi ari intumwa y'Imana cyangwa ari Apotre kubera ibintu ngiye gushingiraho sinzi wamwemetse ushatse kumwaka titre no ntabwo ibyo rero nabyo biri mu byo ndafitiye ubushobozi ntabwo nza guhagarara kuri position yemeza ko Mutabazi ari intumwa y'Imana 100%. Kuko intumwa yose igira umuntu wayihaye ubutumwa. Ibifite nabo yatumweho. Sibyo? Naho yatumwe. Donc ndi kukubwira ibintu bikora ifi yako umuntu ari intumwa y'Imana. Ahubwo wowe ikibazo ufite ushaka kuba utari muri 4e dimension. Nicyo kibazo ushaka kuba. Oya okay. Ubwo reka ntacyo ndemera kuza kuvugira mu ntege nke zanjye. Ariko ntambutse igitekerezo cyane kuko nakubwiye ko kuri case ya Mutabazi ndaza gutabarwa no kwibaza ibibazo kuruta kugendera ku byonzi ku makuru ahari. Kuko mu iki kiganiro sinshobora gukora ikosa ryo kwemeza niba ari intumwa cyangwa atari yo, kubera ko hari amakuru runaka ndafite ye kubijyanye n'intumwa ho, ariko nshobora kuba clair intumwa yose iba yarahuye na Kristo. Cyane cyambere
iyo niyo ntambwe ya mbere. ubona batarahuye buretse intumwa yose barahuye na Kristo. yego cyangwa reka tubyite mu buzima bwose tubushyiremo, intumwa iba yarahuye n'uwayitumye akamuha ubutumwa, yarangiza kumuha ubutumwa akagira abamutumaho. si bitatu ibyo tubonye. intumwa yose ifite ayihagurukira igiye muri misiyo. ubwo nituvuga ngo ifite ayihagurukira ni urusengero, sibyo church. urumva ko bati mvuye ahangaha nsize abashumba hano ngenda giye ndo mu missionnaire ngiye muri Belgique muri missiologie y'Imana, ariko nkorera ahangaha nsengera ahangaha. kubera ko uraza kumbabarira ibyo, kubera ko ibyo bintu byose ntabifiteho amakuru kuri Mutabazi. niyo mpamvu mu kiganiro cyanjye ndaza gutabarwa ngiye no kwibaza ibibazo nkanabisubiza. ndaza kuvuga ngo bibaye ari A byaba bimeze utya, bibaye ari B byaba bimeze gutya, kuko ijisho ry'umusesenguzi niko rikora. sinaje hano kugira ibyo neza cyangwa kuvuma, naje gutanga moralite ku kibazo cyaba gihari. bigenzo utya byagenze utya, bigenzo utya byagenze utya, nicyo cyanshaka kuza. kuko sinshaka ko muri iki kiganiro nk'umunyamakuru uza kunyemeza ko Apotre Mutabazi ari apotre. sinshaka kuza no kunyemeza ko atari we, ahubwo rareka ngiye nkwemeza ibijyanye n'ibibazo nibaza. twagiye hari ikintu ukwiye kumenya rero ku kijyanye no gutambutsa ibitekerezo kuri YouTube cyangwa kuri televiziyo. hari igihe umuntu agira igitekerezo cyiza ariko akagitambutsa mu gihe kibi. hari n'igihe umuntu agira igitekerezo kibi akagitambutsa mu gihe cyiza. hari n'igihe umuntu agira igitekerezo kibi n'ubundi kigahura n'igihe kibi n'ubundi. ikintu gikomeye kigira impact n'umumaro kuri sosiyete ni igitekerezo cyiza cyakubitanye n'igihe cyacyo cyiza kiri appropriate. kuko ushobora nko kuvuga ibintu ari byiza biryoshye wumva binayunguruye wumva wabirepeta ukanabyuza ukabisubiriramo abantu, ariko ukagongwa n'igihe uri kuvugiramo. bene icyo gitekerezo nta mumaro kigira kuko igihe kiragukubita. yego ushaka kuba ufite n'urutekerezo rubi none icyo gitekerezo cyawe kibi kigakubitana n'ubundi n'igihe cyiza, n'ubundi icyo gitekerezo nacyo nta mumaro kigira. kuko si mu gihe cyacyo. très bien. igitekerezo kigira umumaro kuri sosiyete ni igitekerezo cyiza gitanzwe mu gihe cyacyo. kugeza aho ndumva turi kumwe vode cyane. what do I mean? hari ukuntu umuntu arwana ishyaka, ariko muri iryo shyaka yarwanye akarikoreramo amakosa bikarangira icyari ishyaka kimubyariye ishyaka. ukagira ishyaka ryinshi ariko bikaza kurangira ariko ugakorera amakosa mwishyaka. wari uri kuvuga ibintu byiza binasobanutse biryoshye ku buryo umuntu abyuza ati wa noneho kubera ko mikorofoni tuyigarukeho yari yakubereye imfurura yituma none nayicometsemo ibyayiragutuma bikarangira icyo witaga ishyaka urwana bikubyariye ishyano. bino bintu ndi kubivuga generaliza ku bantu bose bakoresha mikorofoni. kaya Mutabazi irihariye ndaje nyizeho mu ijisho ry'ubusesenguzi uko mbibona. iyi shyaka ryakubyariye ishyano ntubu kibaye uhiriwe, ahubwo uhinduka ugowe. dufite abantu mw'uyu murimo w'Imana cyangwa muri iyi gospel bambaye ishusho ya Uza, bihaye kuramira isanduku y'Imana batayibifitiye ububasha n'ubushobozi. umuntu wese ugerageza kurwana ishyaka ry'umurimo w'Imana kurusha nyir'umurimo birangira Imana imutsinze inyuma y'isanduku. urimo uranshyikira? yego. ku buryo iyo urwaniriye tuvuge n'igihugu
tubikure no kuri gospel tubitereke no ku gihugu. Kino gihugu cy'u Rwanda dufite abantu bashobora kutubwira ngo we love Rwanda, dukunda u Rwanda, twabashakira mu mateka ibyo bintu tukabyumva vuba tutiriwe tujya gushaka n'ibindi bimenyetso, kuko urukundo ni ibikorwa, urukundo ni imirimo. Dufite abantu muri iki gihugu bagikoreye bakimenera n'amaraso, baritanga bagwa ku rugamba, babura babo kugira ngo jewe bikemo uyu munsi mbe nicengirwe ku mwuka bazima ndetse na Evode n'abandi banyarwanda dufite amahoro n'umutekano. Hari abantu tubikesha. Rero iyo uje werekana kuri bo ko hari urundi rukundo ruri Spanish rukomeye ruremereye, ukunze u Rwanda ukaba wanabitanga amafaranga ukaba wagira, barakore bati tuza shatwe twamenye amaraso bandi bamenye amaraso uraza aho ngaho uri kumva. Ndashaka abantu baza kunyumva cyane ati dore uyu yaguye ku rugamba kugira ngo uburi kuvuga ibyo, yacitse akaguru. So rero urushanye na umwana imbabazi harya gabashaka kumurya. Hari ibintu byumvikana muri iyo sense nabikuye kuri aspect religieux mbizana no kuri politique kugira ngo abantu bose babashe kubyumva. Hari abantu hano bavuga ngo we love Rwanda, dukunda u Rwanda, ukabyumva utiri ushyiramo analyse. Kubera iki? Kubera umusanzu n'imbaraga zabo batakaje ku bw'abanyarwanda. Iyo uje wambaye ishusho yo kuvuga ngo iki gihugu rwose atinyaboneka mureke kukivogera, mureke kugira gute kubarusha, ntabwo ushobora kugera ku rwego ubakomvega ko ukunda u Rwanda kubarusha bazi imbaraga z'ubutunzi n'amaraso byabo byahatakariye. Ahubwo bameze nk'abantu ngo urushanye na umwana imbabazi bashaka kumuroka cyangwa bashaka kumurya. Ni iki nshatse kuvuga? Ubundi gukunda igihugu byagakwiye guhinduka itegeko ntibibe n'icyifuzo, kuko kutagikunda urabizira. Yego, kuko iyo udakunze igihugu, iyo wanga igihugu uba wakitagambanira, uri kumva, uba wagitanga. Rero gukunda igihugu nubwo ari inshingano z'umunyarwanda, ariko bikwiye no guhinduka itegeko ku muntu wese ko kuvuga ko akunda igihugu. Kuko umuntu iyo ntagukunze Vode ngambirira ibi byose bishoboka ko nabikugezaho. Kandi umuntu wese uri mu mugambi wo kuvuga u Rwanda nabi no kurugambana no kwerekana isura itari we, icyo gihe bimuhindukira ikibazo. Kwa kudakunda kwe kumubera ikigeragezo n'ikibazo. Niki hano ndi kuvuga rero ku kibazo wambashije, suko icyifuzo n'igitekerezo bya Mutabazi ubundi ari bibi. Ahubwo niba ari umunyarwanda utatekereza nka Mutabazi afite ikibazo gikomeye. Ibitekerezo bye bishyigikiye byoroshye se ahubwo. Mutabazi yari yagize ihishurirwa cyo gutekereza ibintu byiza biryoshye. Ubwo tugiye kubihuza na situation ya Edouard Bamporiki. Yego, ukuntu ari kwitwara ngo siko wambajije. Yego, ubundi ibintu ari kuvuga si uko byari bibi, ubwo hariho cya kibazo. Microphone yavugiye kuri microphone atabanje gukora check sound, haje amakaraza. Niko kabazo. Ubundi sinzi ibintu mwibaza kuri Mutabazi. Ibintu biroroshye biranumvikana cyane rwose pe. Nta kindi kibazo afite, ahubwo ntiyigeze akora check sound. What is the sound I'm going to input in this mic? Niko kantu yagombaga gukora gusa, kuko ubundi kuba ari kurwanya ruswa ninde utabirwanya we ukunda u Rwanda. Icyambere, mu Rwanda nta mazuta tugira, nta peteroli, nta mabuye y'agaciro, ntidukora ku nyanja nimwe. Ubutunzi bwose bukomeye bw'u Rwanda n'abanyarwanda nitwe abaturage
ni twebwe mutungo igihugu gifite. Kubona rero hari umuntu waza agasahura umuturage wa mutungo, n'ukuri we nyine yaba umwanzi w'igihugu, yaba umwanzi w'igihugu, akajya kumwamaga n'uwo muntu no kumurwanya no kumwirinda no kumukangura no kumuhana no kumucyaha. Ni inyungu zacu twese. Kuba rero ari kuvuga defend ibyo bintu ubundi nticyari cyo kibazo. Yagonzwe n'ibintu bitatu ngiye kukubwira. Icyambere, ahari yaba yarashutswe n'umutekinisiye akamwumvisa ko sound ari okay ya mikrofone, noneho ntayiceking ahubwo agahita agafatira atakoze check sound. Icyo ni icyambere. Yashidutse hari amakosa ari gukoreramo bituma ibyari ishyaka bye bishobora kumuhindukira ishyano. Ko n'ijisho ry'umusesenguzi ndi kureba ejo, ubu ndi kureba ejo. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ashobora kuba afite igitekerezo cyiza. Hari ibintu nakubwiye bitatu mu kanya gashize ngo igitekerezo cyiza gisohoye mu gihe cyacyo kigira umumaro, igitekerezo cyiza gisohoye mu gihe kibi nta mumaro kigira, igitekerezo kibi gisohoye mu gihe cyiza nta mumaro kigira, igitekerezo cyiza gikubitanye n'igihe cyacyo kigira iki? Umumaro. Mutabazi ashobora kuba atari kuvugira mu gihe cye. Kubera iki? Ashobora kuba ari kwitiranya dimension spirituelle na dimension politique. Kumwe ajya asobanura njya numva bivuga neza. Ariko Mutabazi njyewe mu byo nemera ko ari umunyabwenge. Nemera ko ari umunyabwenge kuko ikintu cyose Mutabazi ashaka kudefanda agihagararaho cyangwa arakidefanda bikamukundira. Sibyo? Rero ubundi cyagoye abantu kumva Mutabazi ni ikintu kimwe. Ni uburyo intumwa y'Imana ivuga nk'uko ari kuvuga. Tubekerere nicyo kigoye. Tubekerere. Mutabazi yaba ari kuvuga ibi bintu ari nka giti mu jisho, ntacyo byari kuba bitwaye. Bari kuvuga ati yo Tirone si umunyepolitike mugenzi wa Bamoriki ushobora kuba ari no guhanganira kwicara mu mwanya hagurutsemo. Tirone se wajya gushyira imbere umuntu muhanganye ku mwanya. Ubundi icyangije ibi bintu bya Mutabazi bituma isi itari kumva logique ye neza cyangwa majority itari kumva logique ye neza ni position yambaye n'ibintu ari kuvuga. Reka tugire ibintu kiriya. Kuba ari uri kuvuga biriya bintu yitwa umushumba w'itorero rya Kristo, uragiye intama z'Imana, intumwa y'Imana. Ubundi nicyo cyateye ikibazo nta n'ikindi. Naho yaba yambariye indi shusho ari nka meya uri kuvuga biriya bintu, ariko nabwo akaba ari meya utaritwaye neza, wenda wigeze uzira kese nk'iyabamoriki akavuga ngo akaba ari kubikora uryo kuko umumeyi uba uri kuyobora nawe nkeka ko atakora amakosa nkariya cyangwa atavuga ibintu nka biriya kuko ibintu ari kuvuga ni byiza ariko byashyitse kuri rya jambo ngo tuteksemuve byakabije. Ibintu byari biri mu isukari none yagize igisoryo kandi birangira bibaye bibi. Barashaka miliyari. Icyo cyayi ntiwakimera. Iriya miliyari rero iriya miliyari barayishaka. Iriya miliyari reka ngaruke gato kuri case ya Bamporiki, ndaza gutanga conclusion nyuma. Icyaha Bamporiki, ikintu Bamporiki yaguyemo cyangwa yakoze ntabwo isi ikwiye kukiromarika nk'igitangaza. Yego, uzi igitangaza ari giki? Ni ikintu kibaye gitunguranye kititezwe kigatungura abantu kandi ari nabwo bwa mbere bakibonye. Si ubwa mbere mu Rwanda humvikana case yo kurya ruswa kuko si ukuri se kw'Abanyarwanda. Si ubwa mbere humvikana benshi bafunze bazira case yo kurya ruswa. Hari benshi n'ubundi bayiriye
bahanwe n'ubuyobozi kuko bahemukiye igihugu, batatiriye indahiro. Rero ikintu cye ntabwo ari igitangaza, ahubwo byagizwe igitangazwa n'abantu batatu ngiye kukubwira muri iki kiganiro. Icya mbere kuri Bamporiki, ngiye kukubwira ibyiciro by'abantu batatu bari kuvuga ku ibi bintu bye, kandi bumva mu kubivugaho babifitemo inyungu zishobora kuba ari n'izabo kurusha iza leta, yego, cyangwa iz'abaturage. Ubundi ndaza gushima Imana nimba abantu bose bari kuvuga kuri kaya Bamporiki bari kubiterwa n'urukundo rwinshi bakunda igihugu, muri patriotism, kavuga ati yo kubw'abanyarwanda muri kuduhemukira, kubw'abanyarwanda sorry mureke kwangiza umutungo wacu. Ubundi biraza kuba biryoshye niba ishyaka tufite ryo kuvuga ku ibi bintu turi kubiterwa na amor patriotism, yuko dukunda igihugu n'abanyarwanda. Ibyo bintu biraryoshye pe, ibibaye ari cyo kibyihishe inyuma. Ariko noneho igitangaje gikomeye, ibyiciro bitatu by'abantu batanze komenti kuri iki kintu, uraza gusanga bishobora kuba bari kubivugaho kubw'inyungu zabo bwite. N'ubundi nta mumaro bifitiye igihugu cyangwa sosiyete. Yego, rero turaza gushima Imana nituba turi kubona abantu bahagurutse basimburanya amateleviziyo, none ari kuri televiziyo A, ejo yagiye kuri B, ejo yagiye kuri C. Niba ishyaka bafite ari ryo gukunda u Rwanda, biraba biryoshye, kuko turaza gushiduka twabigiremo amahirwe twese n'inyungu. Ariko nimba ari ishyaka ryo ku giti cyabo, harimo ikibazo gikomeye kiza gusanga harimo ishyari, harimo guhangana n'ibindi bitandukanye. Kuko kurwana ishyaka ryawe wiyitirira kuri kurwanira igihugu, nabyo ni icyaha cyagakwiye no guhana. Wowe uri kuvugira igihugu kitaragutumye, nacyo harimo icyaha, harimo ikibazo ushobora gusesengura. Kuvuga ati umuntu ko ari kuvuga ku bw'u Rwanda ariko inyungu zagaruka akaba ari iz'igihugu gusa. Aho naho haba harimo ikibazo gikomeye. Rero icyama Imana, ishyaka mbona abantu bafite kuri iyi case bajya ku mateleviziyo gusesengura, riba ari ishyaka abanyarwanda twese tuza kwisangamo twabigiremo inyungu. Naho nimba ari ishyaka barwana ku bwabo, bari gucuruza u Rwanda. Sisi muri kunyumva, bari gucuruza u Rwanda kuko barusize ahantu baruvugira kugira ngo bo bagire iki, babone inyungu bashaka. Icyo gihe ni nko gucuruza u Rwanda, kuba uri kuvuga ibintu byitirira u Rwanda ariko inyungu ziza kugaruka kuri wowe ku giti cyawe wenyine gusa, wowe nawe uryama. Icyo gihe ni ukuvuga ngo u Rwanda rukubereye interamvugo. Interamvugo ni impamvu yo kuvuga ijambo. Ni nka bya bindi umuntu aza kuri YouTube akavuga ati njyewe naje nturutse muri ADPR, none akavuga ibintu kuva ADPR ntiri kwisangamo, kandi yabwiye abantu ko that is a problem. Avuye muri ADPR, vuga ibintu nkawe, utanga ibitekerezo byawe nkawe, kuko niba uje kuvugira sosiyete rusange y'abanyarwanda wagakwiye kuba witwa intumwa ya rubanda. Bomba warere muze kunyumva mu busesenguzi bwanjye, kuko intumwa ya rubanda irabihemberwa, itegetswe no kuvugira rubanda kuko ari cyo yaherewe akazi. Kuba ariko hano bigire kerere gato ntarajyaho, kuba umuntu wese yakwemera kuvugira neza u Rwanda neza ariko kubw'inyungu z'abanyarwanda, niyo ataba bihemberwa yataranabitorewe, ubundi si ikibazo ko nagira muri patriotique nkavuga ngo biriya bintu nubwo ntemerewe kubyeexpressinga ntabwo bigenda neza, ubundi nta kibazo kibirimo. Ahubwo ikibabaje nuko waza urata ko uri gucungura u Rwanda, waza urata ko uri kuvugira abanyarwanda, ahubwo behind harimo inyungu zawe bwite abanyarwanda bataza kwisanga. Aho niho haba hari ikibazo. Kuri kese Bamporiki hari abantu batatu bihishe inyuma y'ibintu bye ariko ku nyungu zabo, ari nayo mpamvu kese yaremereye kuri social media. Ubundi iyo bitaba, ubundi kino cyaha Bamporiki afite impamvu cyamenyekanye cyane nuko ari umustar. Hari n'abandi bashobora kuba barakoze ibi byaha batazwi. Urugero, kese Ndimba atafungiye, si we wenyine wafashe ku ngufu, sinzi nimba wemeranya nanjye. Ni ukubera abantu batatu babiri inyuma.
umuntu wa mbere ubiri inyuma uriya mwanya yari amaze kwicaraho wo kuba honorable wo kuba minister wamuhuje n'inshuti zigiye zitandukanye kubwiriya position kuko iyi Imana idukura mu cyiciro kimwe tujya mu kindi ihita udikonegitinga n'abantu bari mu cyiciro twerekejemo turi kujyamo. Inshuti mfite uyu munsi ntabwo arizo nzakomeza kugira ejo bundi nubaka etaje muri Kigali ngenda no mu modoka nziza nzahita amenyana n'abantu bose batunze V8 bo muri Kigali. Obe witegura ahubwo nagise ko nzaba nyigendamo. Obe witegura ahubwo rwose umuntu wa mbere ukomanta ku bintu byaba Mpoligi ni umuntu umukunda w'inshuti ye kuri YouTube cyangwa muri comment yambaye amagambo avuga ngo yo nshuti ibi ni biki bikubayeho ese byajute pole sana. Uwo ni uwa mbere uri kuvugishwa n'amarangamutima ye. Ihangane nta kundi icyama Imana niko ari kumusengera ukababarirwa ukagirirwa imbabazi ndetse anarenzaho ukumva yanasenga ngo tugize nk'amahirwe hize giserensa akaguha imbabazi ugasubira no mu mirimo ya leta byaba biryoshye kuri twe sibyo. Icyo ni icyifuzo cy'abamukunda cyangwa cy'inshuti. Tugize amahirwe ibihano uteganya guhabwa bikagabanuka ukoroherezwa byaba biryoshye mu matwi yacu kubyumva. Kandi koko intambwe y'ukuntu honorable yitwaye muri iki kibazo n'imbabazi yasabye perezida byerekana ko atazarushya inkiko yego ku buryo bishobora kumuviramo umuti wo kubabarirwa wo kugirirwa wo koroherezwa ibihano cyangwa akababarirwa. Abo nibo bantu ba mbere bari kuvuga ku kibazo cy'abamuriki kuko bari inshuti ze bafite n'ibyo bamukundaga bafite n'ibyo bamwifurizaga kuko amaso yabo ari kubereka uburemere bw'ibyiza byinshi Bamporiki yakoze kurusha ikibi kimwe kibyivanzemo. Niko amaso yabo ari kubereka kavuga ati kubwibi nubwo uguye mu kibazo nk'iki ugahemuka ugakora icyaha nk'iki ariko ntibiri ku rwego by'uko byagakwiye gusibanganya ibyiza wakoze. Turekonesa nimba ari ibyiza 10 hakazamo ikibi kimwe agasigara ibyiza 9 bari gushyira ku munzani bakuvuga ngo ukwiye imbabazi. Abo ngabo icyo ni icyifuzo cy'inshuti ze n'abamukunda. Yego. Wa kabiri umuntu wa kabiri noneho we unakomeye ushobora kuba ari no gutanga ubutunzi bwe kugira ngo university wasigira imbaraga ni umuntu umufitiye ishyari. Hari abantu mu ijisho ryanjye ry'ubusesenguzi bashobora kuba hari bamwe na bamwe bariganye nawe bagasigarira debari bakabona bavuyemo aje i Kigali abaye urya agiye muri filime arazamutse abaye kideyo mu runana arazamutse abaye honorable arazamutse abaye ukurira itorero ry'igihugu arazamutse agiye muri ministeri abaye ministeri. Hari umuntu uri kubireba ntabibone nk'intsinzi ubwo akabona wajyanga ari guhomba kubera iki ntabwo ashaka ko umuntu babanye bareranywe bakuranye biganye atera imbere amusiga yumvaga ko bagomba kuzamukana cyangwa akazamuka mbere ye. Uwo muntu rero uhora ufite ibyo cyari gutyo icyifuzo cye yahora gasenga avuga ngo bana ni ryari nzabona gatoya ku ntege nke Bamporiki kugira ngo byibura nawe yumve ko ubuzima bwamubabaza ubuzima bwamurya ubuzima bwamukandamiza ukumva n'icyo kintu ari gusengera. Birimo muri ya mitego yavugaga ngo bahora batega simbizi. Gusa ikiriho cyo nuko uyu mwuka w'abanyeshyari nabo ni benshi mu bari gutanga comment kuri bo bafite icyifuzo kigira gutya ese tubabohorere Baraba tubohore Yesu ati muzane Baraba uri kumva nicyo cyifuzo. None bigenda ute ko uyu mugabo nabambwe harimo igikoma cy'abana harimo gukura abana ku muhanda none barabiriganije yaba gahinda kabo kose kubakiye kugukunda igihugu byari kuba biryoshye ariko nimba bari gushyira igihugu imbere kubw'inyungu zabo bwite it is another problem. Ntabwo bagomba kuryarya igihugu cyangwa kubw'ishyari bafite. Ariko ndashima Imana ko
Imana yaduhaye umukuru w'igihugu wambaye ubwenge bw'Imana nk'ubwa Salomo niwe wigeze ahabwa impano y'ubwenge. Imana imaje ngo ashaka ngo icyo ati mu bwenge bwo kuyobora abantu. Ndashima Imana ko igihugu cy'u Rwanda gifite umukuru w'igihugu wambaye ishusho y'ubwenge nk'ubwa Salomo. Iyo abishyize ku munzani byose abyitegereza, azagenera abanyarwanda igisubizo kibakwiriye kandi kibagwa neza. Ushaka ukuntu wakwinyurira ahandi, kuko uyu mugore w'amaraso ashobora kumeneka. Yego. Asanzwe afite abanzi beruye, barimo n'igice cy'abanyarwanda bamwe badakunda u Rwanda, bashobora kuba bari mu gihugu cyangwa bari hanze yacyo, batavuga neza n'ubuyobozi cyangwa na politiki y'u Rwanda y'uyu munsi wa none, ku buryo bahora bacunze intege nke z'u Rwanda izo ari zo zose kuziprofitiraho ngo basakuze cyangwa bavuga amagambo atandukanye. Rero Bamporiki kuba yari ari mu murongo mwiza wa politiki y'igihugu awugenderamo neza, yagiraga abanzi basa ndetse n'abazwi, banabimwandikiraga hari ni Bogis ati turakwanga. Abo bantu rero kuri bo bameze nk'abicaye mu gihe cyabo cy'insinzi. Kubera iki? Mu ntege nke za Bamporiki niho bacungiye kuvuga byinshi batavuze, ku buryo bashobora kuzana n'ibindi birego bihimbano. Kubera iki? Bamufatishije. Ngaba abantu batatu bihishe inyuma y'inkuru ye bayisakaje. Ariko ndashima Imana mbisubiyemo ko leta nk'umubyeyi ureberera abanyarwanda utanabaryarya nk'uko abandi bashobora kuturyarya, baraza kudushakira igisubizo kizima kuri kese Bamporiki kandi kiza kurangira kiri mu nyungu y'abanyarwanda twese muri rusange, kuko bo ntabwo bagira amarangamutima menshi nka yatwe, kuko bakorera abantu. None se wenda bike wenda tutaza no gukomeza gutinda cyane muri kiganiro, tugarutse kuri Apotre Mutabazi byari gutangaza, niho ngiye kugaruka. Aha, sawa, tunasoze. Ari mu kihe cyiciro ese yagomba gutangaza iki? Dusoze. Icyambere, niba ibintu Mutabazi ari kuvuga ari gutangaza nk'umushumba w'intama ye yavunitse, Bamporiki ngiye kumugira umukristo usengera mu itorero Mutabazi ashumbye muri iki kiganiro. Niba ibintu uyu mushumba ari gukorera ino ntama ye yagize intege nke ikavunika ikava mu rwuri, niba ibyo ari kuvuga n'ibyo ari kumukorera, ntabwo ari apotre, si intumwa y'Imana, si n'umushumba. Niba ibintu ari gukora ari kubikora nk'umunyepolitike, nta kibazo. Ariko yavuze ko atari umunyepolitike. Nyine aho ngaho nyine niho harimo ikibazo muri uko gusesengura kwanjye, kuko muri politike kirazira, nubwo bitanariho, kirazira kwamamaza umuntu muri guhanganira umwanya cyangwa gutorwa, ahubwo akenshi kuko sinajya kurata ibigwi bya Evode duhanganiye kuyobora akarere, ko mvuge ngo Evode n'umwana mwiza ngo yashyira ibintu ku murongo mwaka akarere kandi nanjye ndi muri position ihangana nawe kugira ngo ntorwe. Ikiza kumbera intsinzi nuko intege nke zawe zijya imbere kurusha imbaraga zawe, kugira ngo mbonaho ninjirira niyamamaza. Rero ibintu ari gukora ni aramutse ari kubikora afite intego yo kuvuga ngo nakwicara hari yavuye gute cyane nahangana nawe gute, nubwo atari nako bimeze kese, atari kwiteye, dore ko nta n'amatora ariho yuriya mwanya, ariko mbo napfa kubigenekerezaho gake abaye ari kuvugira mu ishusho yo guhangana na position. Nyine ibyo yaba ari kuvuga nibyo yakagombye kuba ari kuvuga, kuko ntiyajya gutaka imbaraga za Bamporiki, ahubwo arashyira imbere intege nke ze kugira ngo imbaraga z'abarizo yamamaza arebe ko yakwicara hari iryo n'ijisho ry'ubusesenguzi bibaye biteye utyo. Naho nimba ari kubivuga nk'umushumba uyobora umukristo witwa Bamporiki waguye mu cyaha, Yesu yavuze ko yahitamo gusiga 99 akajya kugarura imwe yagize ikibazo akayizana mu rwuri. None w'ikintu ari gukora ku ntama yavunitse, ndavuga nimba ari apotre koko cyangwa nimba ari umushumba, ikintu ari gukorera intama ye yavunitse
ari kuyifata yavunitse ukuguru kumwe ubwo akavuna n'ukundi bati ntuzagaruke mu zindi nta mukundi ubwo nicyo kintu yaba ari gukora nyine kontigistoroma parira turebye uko ishusho byambaye kuko ari muri kwa nahanwe nabambwe ibintu yakoze ye no kuvuga ngo Imana yamweretse chance y'intama ye yagize ikibazo ashumbye aho kugira ngo ayikaburikirana yigarure mu rwura ahubwo ari kuyirukana mu burundu kandi mu nzu y'Imana weda simvuga muri aspect politique mu nzu y'Imana aho twakuriye mu rusengero umushumba w'itorero igipimo cy'imbabazi gihora kiri hejuru yo guhana insi dutegetswe kugira gute kubabarira niba turabashumba koko nyakuri bashumbye intama z'Imana ibyo ari kuvuga nimba ari apotre yahinduye dimension naho ibyo ari kuvuga nimba ari umunyepolitike urwana ku ishyaka ry'ikindi kintu runaka 68% yaba afite mu kuri ariko ijisho rya leta ijisho ry'abanyarwanda niryo ryihitiramo ubayobora kuko nta muntu uyobora ku ngufu ahubwo barakavuga ngo uyu nguyu koko akwiye kuba honorable akwiye kutuyobora rero byaba byiza niyo yaba afite iryo shyaka areke society iri mu rwanirire kubera kumubonamo ko yaduha icyo dukeneye nkuko n'abandi bayobozi baduha icyo dukeneye twabashyizeho kandi uko batuyoboye turabishima biratunyuze kuko nitwe twabitoreye nawe rero ashatse kuba umwe mu bayobozi byaba byiza abaturage babirebye akabati wow timerite sa ukwiye kutuyobora kuduhagararira kuruta ko yabishyiramo imbaraga nyinshi cyane no kwijisho ry'umusesenguzi bikemu ryabonaga ibintu Imana ibaha umugisha menya kuba mutari kukwemera ibyo avuga ariyo mpamvu ngo mwagiye kumutoborera ipine y'imodoka ipine nabonye kuri stati ubwo ayo sa makuru uzanye mu ruhame ubwo ni watuma baritoboye bajya gutobora n'irindi oya mbose imbizi nimba ari cyo ejo abyuka avuga ati umuntu wanoboreye ipine ahubwo aze mwereke n'icyumba ndaramo bari nko kuvuga tukubita imbwa abashaka shebuja gira ngo hari nibyo batobora uko abantu baba bamurwanya niko natwe baturwanya natwe dufite ibyacu batoboye tutatangaje ahari nta muntu utagira abantu batamushyigikira batifuza ko agenda mu modoka batifuza ko yacuranga gitari twese tugiye tubafite so bishobora kuba rero bitanafitanye isano n'ibi ubundi si byavuga bishobora gutuma abantu bamugirira ishyari ryo kuri uru rwego hoya uretse nawe ibyo avuga nanjye ibyo mvuga ubwiza bwose byaba bifite bashobora no kubigirira ishyari kuko ari byiza so abantu ni babi abantu ni abagome mu bantu nta biragoye ko haturuka ibyiza byinshi kuko nyine ni kamere muntu akenshi ishuka umuntu gukora ibyo we yifuzaga gukora ugasanga kamere yamushutse akoza amarorerwa aha bike urakoze cyane ku busesenguzi uduhaye reka twizeye ko n'ubutaha n'ubundi uzatwakira kugira ngo ugende udusesengura ku